Imana imbwiye ikintu gikomeye. Imana irambwiye ngo imva yawe igiyemo ubusa, igiyemo iki? Ubusa. Mana duteze ibiganza urebe igikwiriye ibiganza. Mana duteze ibiganza turebe igikwiriye ibiganza. Mana duteze ibiganza urebe igikwiriye ibiganza. Mana duteze ibiganza turebe igikwiriye ibiganza. Mana duteze ibiganza urebe igikwiriye ibiganza. Mana duteze ibiganza turebe igikwiriye ibiganza. Mwuka w'Imana arambwiye ngo mbabwire ngo hari ikintu cyari kure wasengeraga gisa n'ikiri kure yawe. Imana ikigije hafi imyaka cyari buzafate, amezi cyari buzafate, ibyumweru cyari buzafate. Imana ikigirije hafi. Haleluya. Ijambo rya kabiri, indwara wazanye urayisiga hano. Indwara wazanye. Ijambo rya gatatu, umwuka w'Imana akomeje kumbwira, Imana irashaka kuzura ibyawe byapfuye, irabishaka kubizura. Ese hari ibyawe byapfuye? Hari amahirwe yapfuye? Hari ibyara amahirwe byagupfana? Mubwire ngo Imana irazura ibyawe none. Amahirwe yawe arazuka, promosiyo yawe irazuka, promosiyo yawe irazuka, amahirwe yawe araza. Umva, kimwe cyerekana ko abantu basenze Imana nta mashimwe aboneka hagati muri bo. Umva, uri mu bantu Imana igiye kuremera ishimwe byihuse. Munkorere mu kiganza umubwire ngo mu bantu Imana igiye kuremera ishimwe byihuse. Umva, reka mvugire ijambo kuko rirasohoye. Ntabwo dusigaranye ibyumweru bitatu kugira ngo garuka ishima Imana ibe yabaye. Uri mu bantu bagiye gushima ishimwe rishya guhera kuri iyi tariki. Uri mu bantu Imana igiye kuremera ishimwe rishya. Mubwire ngo ugiye kuremerwa ishimwe rishya. Bimubwira byumva. Umva, ndimo mvugira ijambo ngo Daniel yatawe mu rwobo rw'intare. Imana yambwiye ngo hari abantu bari bameze nk'abari mu rwobo rw'intare. Imana ikuyemo. Ijambo rya mbere, Imana irambwira ngo Daniel ari mu rwobo rw'intare yarasengaga gusa.
ariko nigeze aganira nazo. Umaze iminsi uri gusenga udafite ikiganiro n'umuntu uwo ari we wese, winginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, kuri iyi dosiye, kuri iyi gahunda, Mana ni wowe wenyine ntegereje, nta wundi wantabara, nta wundi wakiyerekana atari wowe. Nutiyerekana ndamwara, nutiyerekana ndaseba. Umva uko Imana ivuze, uko Daniel yavuye mu rwobo rw'intare, abari hejuru bagatangara. Uko ni kugiye gutangaza abantu, uko ni kugiye gutungurana, uko ni kugiye gutangaza abantu. Ibi byakiriye atari haleluya. Abamurebye agwamo bari bazi ko byagize ute, byarangiye. Reka mbabwire, ni ukuri kwiyo mu ijuru. Hano hari umuntu turi kumwe, ari mu kibazo abona ko agiye kumwara, byarangiye. Umva, nta kimwaro, nta gukorwa n'isoni. Haleluya, haleluya. Umva, n'abashungerezi bagushungereye baguhaye iminsi ngo byarangiye, bagiye gutungurwa. Mwari mwabona ibaruwa umuntu bamwandikiye imwirukana igafiringira aho yari iri? Niko ibintu Satani yarahagurukije bigiye kurangirira aho byari biri. Vuga ngo bigiye kurangirira aho byari bigeze. Munyumve, nushaka wiyicarire. Ari urugamba rugiye kurangiriraho, vuga ngaho bitari burenga hariya. Reka nongere mbisubiremo. Imana yawe ni Imana ishaka kukurwanirira ubu, today, tonight. Haleluya. Mose yahagaritse amazi acikamo kabiri, ageze mu butayu akubita ku gitare gisatura amazi turanywa. Si icyo gusa, yacuze inzoka y'umuringa, abantu bayirebye bakira umumaro bw'inzoka. None nge umva uko yavuze, ndahagarika izuba n'iki sekre. Murabizi ko isi ni uruziga irazenguruka, niko abafilosofi bamwe babivuze, kandi ko kuba bivuze nubwo yaje gupfa bitaremerwa, ariko byaje kwemerwa nyuma. Reka mbabwire, Yoshua yahagaritse izuba. Rube uhagarare hafi aho uze kumfasha, hari ijambo ushaka gusoma, ntuze kujya kure yanjye. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe, hari ikintu kirahagararira aho cyari kigeze. Reka nongere musubire. Umva, niba twasenze Imana, urugamba rw'umwanzi rurahagararira aho rwari rugeze. Ntabwo mbisaba Imana, ndakoresha itegeko ry'umwuka. Uvuga birivuga, iravuga ngo ibyo muzahambira mu isi no mu ijuru bizaba bigize ute, ihambire. Kandi icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba kigize ute, ndahambira icy'umwanzi, ndahambira icy'Imana. Ndakoresha itegeko ry'umwuka, guhambira no guhambura. Niba Imana yatwemereye ngo dutubutse, reka dukoresha itegeko uyu mugoroba. Vuga ngo none ndakoresha itegeko. Uranyumva neza? Turakoresha itegeko ryo gusenga. Imana yambwiye ngo yatwishimira iteraniro. Yatwishimiye. Iri teraniro yaryishimiye. Umva, none ntabwo ujya mu marira. Umwanzi wari uyateguye arayajyamo. Umva neza, icyo umwanzi yari yagambiriye kiragukomeretsa, kikakubabaza, niwe urakijyamo ne, arakinjiramo neza. Nigeze nasengera umuhungu twari kumwe, mureke mbivuge gatoya. Ndamusengera, twari kumwe twese, twari mu makuba. Imana irambwira ngo mubwire ngo we ndamusohoye hano yarari, uwari wabikoze ndamwinjije, kandi mpise muhaye imyaka 10 y'igihano. Wowe soko ugira ute, utahe neza. Icyo cyumweru barabisikanye. Umva, Imana iza karengane kawe, irashaka kukurenganura. Hari igihe tuba mu karengane umwanzi aturenganya, Satani akaturenganya, agakoresha n'abagaragu be n'abajabe n'ibikoresho bye, akakurenganya, akaguhohotera. Imana irashaka guca karengane. Reka nongere mbisubire, Imana irashaka guca bimbwirira umuturanyi muri kumwe, mubwira ngo Imana irashaka guca karengane ku buzima bwawe.
sinababwiye ubwashize umurozi yarenganije umuturanyi waramurenganya aramuhohotera kugeza ubwo yazanye imirondoro yo kwirimbi. Imirondoro n'aya magufa y'amaguru niyo mirondoro. Akajya agenda agatabura abantu kwirimbi bapfuye kera, akaza akayikomanganya agakubita akabuno ku muryango, yarangiza ngo ukuntu bisa akabuno niko mbafungiyemo ndimuzavamo, akabuno kagajugunya. Imana yateye ko umwana wanjye karenganye ubu neza tipa aramuhambiriye amuhambirije akabuno neza gutya ngo neza. Imana yaraka muzi umagiye gusenga kubera ko yari yarahamutse, yarazaga akadondanya bya bintu akabidondanya. Umugore akamubwira ati ntubyuke batakwica mugabo wanjye nacyagukeneye ukabyara, urumva atari imipanga n'imihoro bazanye naho nta magufa ari guhondana. Imana yateye ko hirega tipa hano urugo yararukabye rw'umwana wanjye n'amati ndaje murenganure ari mase. Imana nziza iramubwira tumva mwana wa tude ndagufatira umurozi neza mureke ni none tude ni none ndamukwereka kandi ndamukoreraho igitaramo kuko yashatse guhera muri iyo nzu ntuzayivemo. Ngiye kuyikuvanamo waho bamushyira ntabwo azongera kunyeganyega. Araje saa sita z'ijoro, araje tiburi murabizi ko ntubatibaguza mujya mwumva birukanga inyuma y'amazu kandi mutabahemba. Umugore ati wamwumvishe sheri, wamwumvishe yaje, wamwumvishe ati yaje. Aratibaguriza akomanisha imirondoro, arakomanishe arangije arakatanya gukubita akabona. Kwa kunda akasakubita akabona abona ingwe ihagazaho igira ngo urumva aravuza induru aritabariza ku baturanyi. Mwene data yibereye mu nzu. Iyo Imana ijya kugutabara irakubwira ngo bumva amaboko yawe wihagarariye. Akazi nakande nakimana ije kurenganira kugira ngo ihagararire gusa. Indi Imana irenganura abarengana. Atabaje ahamagaje abaturanyi baraje birukanga bamureba bakerekera ko wambaye ubusazi. Utabaza ikibazo yambaye ubusa. Kabiri turabona yambaye ibintu bitabaho, yambaye amagufa, yambaye ibintu bitabaho, yafite uducumu kandi turabona ari runaka. Baramubaza ati niko runaka tirandiye ingize atirandiye nuko kitudorido arayibona ariko abandi ntibayibona. Iyo ni Imana yiremera, iyo ni Imana yiremera, iyo ni Imana yiremera. Baraje baramutabaye harangije aricaye ati ndapfuye. Ese tukubaza upfuye ujyaye? Aha ni uri ni wawe? Ati nyine ndi gukubita akabuno. Nta nuko nyine tuzabafata bakubita utuntu. Nukuri muri abarozi ndabasuzuguye niyo bakorera. Umva ndabasuzuguye niyo bagira ute niyo bakorera. Kuva mu gitondo igitaramo kimutaramiraho kimurengeraho. Abana be baraseba, yari afite abakobwa abahungu baraseba, nta wigeze ajya gushaka umwana wo kuwo muntu. Abana be bariwe azabitwarira cyangwa arebe uko abigenzereza, cyangwa nibakizwa Yesu azabambura igisuzuguriro. Ariko kuva uwo munsi imirondo irahagarara, utubuno turahagarara, intambara zirahagarara. Kuva uwo munsi baravuga ngo kuriya mugabo habingwe yaheyokanye. Ni Imana yamanutse muri marayika w'ishusho y'ingwe. Avuga tuzongera ukubita akabuno rero. Kuva mu bwire hari ibintu bitazongera kukwirata. Oya umva, Imana ije kuvuganira abantu bayo munyumve neza. Icecekesha ibyavugaga. Kureba Imana yabwiye Isiraheli yibwira ngo ngiye kubaha ijambo n'ijambo y'ayandi mahanga. Imana igiye kuguha ijambo ijambo y'abandi. Kanongere mbisubiremo. Reka mbabaze ikibazo. Hari umuntu ubona akazi undi atakavuyemo? Munyumve neza. Hari umuntu ubona amafaranga yikoreye adaciye mu bindi biganza? None se muratekereza ko abari mu mazu yose aribo bayubatse? Hari igihe Imana ivuga ngo wowe genda undagira ute yinjire, sohoka undagira ute yinjire, haguruka undi yicare. Amafaranga ukayabura abandi bagize ute bayabonye. Imana nyumva irashaka kugutabara ikaguha ijambo y'abandi.
umva imana ni imana ishaka kukwiyereka ukayihamya. Ni wowe mutangabuhamya muri iki kinyejana, ni wowe mutemuwanyaje w'iki kinyejana turimo. Ugiye kuvuga imana wabonye n'amaguru, ugiye kuvuga imana mwicaranye, ugiye kuvuga imana mwataramanye, ugiye kuvuga imana wasenze urayumva, ugiye kuvuga imana wasenze urayibona, ugiye kuvuga imana yakurwaniriye, ugiye kuvuga imana yambuye abantu ijambo rariguru, ugiye kuvuga imana ihagurutse ikicaza, ugiye kuvuga imana ijya yumva amarira y'abera, ugiye kuvuga imana ijya yumva agahinda k'abera, ugiye kuvuga imana ijya imenya aratara sita rakashadayibo. Mumbwirire ngo uyu munsi irakumva, nusenga irakumva. Icyambere ntabwo igibeshya hoya, icya kabiri igira imbabazi yo, icya gatatu ijambo yivugiye ibikurikira. Icyambere ntabwo igibeshya hoya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye Ndashaka kwinjira mu cyo bita authority. Hari ibintu bitugomba gusuzugura none. Dawidi ajya gutera Goliyati aramubwiye ngo nsuzuguye ingabo z'Abafilisitiya. Kabiri, suzuguye n'umwami wabo. Gatatu, suzuguye na Goliyati. Kane, unteranya gacumu n'uducumu nje nguteye n'isi tuwiteka Imana nyir'ingabo ya Isiraheli iyisuzugura iyitubaha iyiteme. Uyu munsi vuga ngo uyu munsi ndaguca amaguru uva nkubwire turaca Umufilisitiya igiha. Umva hari dayimoni uri kurwana nayo iracika igihanga. Uzi umudayimoni w'agasuzuguro aracika igihanga. Yavuga ngo dayimoni w'agasuzuguro ndamuca igihanga cyangwa kigumane mutahane. Dawidi muzi impamvu yavuze ngo aramuca igihanga. Bibiliya ikoresha amagambo abiri. Umuntu si igihimba, umuntu ni umutwe. Umutwe niwe utekereza, umutwe niwe ugambirira, umutwe niwe uri mu bwonko, umutwe niwe ureba, niwe uriho amaso, niwe uriho amatwi, niwe uriho amazuru, niwe uriho umunwa. Umutwe niwe muntu. Umuntu utagira umutwe ntabwo ari umuntu. Ariko wa buri gice cyo hasi haruguru hakabaho. Yaravuze ngo ndahera ku mutwe. Umva ikibazo cyawe gihere ku mutwe. Umva Umufilisitiya ukuzonze Imana iherehe ku mutwe. Hari umuntu unyumvisha avuga ngo amen. Amen.
subiramo ngo amen. Amen. Kandi ntabwo muzi ko ubundi gusenga. Erega neretswe Imana irashaka kugucira umufilisitiya igihano. Umunsi Dawidi yakizamukanye akijyanye ibwami kwa Sawuli, azamuye igihanga cyane cya Goliyati. Abagore bararirimba, abana bararirimba, abagabo bivuga imyato. Umva nkubwire, iyo ugeze ku ntsinzi y'ibyo warwaniraga, Imana ibikugabije umutwe w'umufilisitiya. Imana irashaka kuba ari wowe wiha intsinzi. Ntabwo nyumvishe. Vuga ngo intsinzi ni yanjye. Ni yanjye. Ni yanjye. Ni yanjye. Ni yanjye. Ni yanjye. Ntimureba ukuntu mubabaye. Ntimureba ukuntu mumeze nabi. Ni mwebwe Imana igiye gukoresha mu minsi iri imbere. Mu buhamya, mu mashimwe, mu ndirimbo. Mwumve neza, iyo Imana ishaka kukugira ngo iguhe agaciro, iguhe indirimbo nshya. Indirimbo none se uratekereza ko uyu munsi turimo dusenga, icyumweru gitaha Imana yakuremeramo indirimbo nshya? Indirimbo muzi indirimbo nshya ikisobanura? Ni amashimwe mashya, ni ubuhamya bushya, ni ugushima Imana bushya, ni ukuvuga ngo ni njye wa mugore, ni njye wa mukobwa, ni njye wa musore, ni njyewe. Ugacana ku ruhimbi. Uruhimbi ni rwagenewe bose, rwagenewe pasiteri n'abavugabutumwa n'abaririmbyi, icyanyuma n'abashima Imana n'abatanga ubuhamya. Wowe ugiye kuza mu baririmbyi, ugiye kuza mu bashima Imana, ugiye kuza mu batanga ubuhamya, kuko Imana tubwira ari Imana yumva, yakumvishije. Yikirije ariko ngavuga ngo amen, haleluya. Korera kuri uwo muntu ngo isengesho umaranye iminsi yaryumvishe. Icyambere ntigibeshya hoya, icyakabiri igira imbabazi. Burekeye aho gato, burekeye aho. Umva mbabwira ijambo rikomeye. Naje hano Imana yatanze imbabazi zisesekaye. Aha ye nije muri urusengero ndi kumva imbabazi z'Imana zimanukira abantu. Ninje hano numva imbabazi z'Imana zimanuka. Ngirira uwo muntu ngo niba ari nicyo wakoze irakubabariye. Mubwire ngo irakubabariye. Mukora mubwire ngo irakubabariye. Mubwire ngo irakubabariye. Mubwire ngo irakubabariye. Icyakabiri igira imbabazi yo. Agapata ijambo yifutiye yayo ikurikirana imyaka n'ibihumbi. Icyambere ntimugibeshya hoya, icyakabiri igira imbabazi. Icyagapata ijambo yifutiye yayo ikurikirana imyaka n'ibihumbi. Kugira ngo dusenge, umva amagambo 5 ushaka kukubwira. Ijambo rya mbere uyandike kandi uraje uyabone. Ijambo rya mbere, Imana igiye kwivuguruza ku bibi warebaga, irisubiraho. Niba nasenze ndi umwana wayo, numva ijwi ku bibi byose byari bihari, Imana irivuguruza, Imana irisubira. Iyo yabonye abantu batunganye mu maso yayo, igira ute? Irisubira. Mbabaze Hezekiya, Yesaya 38 murongo wa 1 kugera kuri 6, yararwaye, Imana imutumaho umuhanuzi. Iramubwira ngo genda ubwire Hezekiya ngo indwara arwaye ntazayikira. Fini. Umuhanuzi Yesaya aragenda aramubwira ngo umva Hezekiya, Imana iravuze ngo indwara urwaye, fini, raga, tanga, nurangiza witaba Imana. Aramubwira ngo urakoze muhanuzi, ngo yerekere ivure. Arasenga abwira Imana ngo ma, ibuka ko nagendanye nawe, ibuka ko twataramanye, ibuka ko igitaramo cyo mu rusengero twagisangiraga,
ibuka ko nakoze ibishinga mu nzu yawe, ibuka ko natunganije iby'urusengero, ibuka amaturo natuye, ibuka uburyo nashyigikiye umurimo wawe, ibuka uburyo nagiye mfasha abakozi bawe, ibuka uburyo nagiye mbatera inkunga. Ibuka warangije. Imana ibwira Yesaya ngo subira, umva icyo nshaka kukubwira. Aho ijwi ribi ryavuye niho wagiye kuva n'iryiza. Maze iminsi mbabwira ngo ijambo ryitwa oya rituranye na yego. Iyo ho yiburijwemo hajyaho yego. Niba ufite ijwi rikubwira ngo ntibizashoboka, nje kukubwira ngo biratashoboka. Niba ufite ijwi rikubwira ngo ntuzashaka, nje kukubwira ngo uzashaka. Niba ufite ijwi rikubwira ngo ibyawe bizagenda, nje kukubwira ngo biraza mu maboko yawe. Ni izina ryanjye. Ni wowe mbwira. Imana iravuze ngo yego kuri wowe yego. Noneho yego mumbwire ngo none Imana irakwemereye yego. Yesaya araza aramubwira ati Hezekiya tikarame, ati Imana yumvishe gusenga kwawe, yibutse n'imirimo yawe, yibutse n'amaturo yawe, yibutse n'icyacumi cyawe, yibutse nuko witaye ku bakozi b'Imana, yibutse n'abakene wagaburiye, yibutse n'abo wambitse, yibutse na twa tundi dukeya wakoze. Nawe yakwibutse. Yerewa sita rakasha vuga ngo iranyibutse. Iribuka aramubwira ngo uhereye none ntuzapfa. Urupfu rugize ute rukuwe. Ijambo ryatuye ngo urapfuye niryo ryagarutse bavuga ngo urabaho. Ndumva neza, ntabwo ngewe nitaye kuyo bakubwira. Nibashake bakubwire ngo uri rubyogo, nge ndakwita umugabo kandi uzaba umugabo. Nibashake bavuge ko wowe aho uvuka utabaho, ngewe ndavuze ngo urabaho kuko dufite Imana ibeshaho. Nibashake bakubwire ngo imyaka irakurenganye ndi wakora ubukwe barakuzinze, Imana izingura dutaramanye no mwiki gitaramo. Nibashake bakubwire ngo iyo turebye imbere yawe ni habi, Imana irindira ibihe n'iminsi dutaramanye nayo. Niyivuze ngo ibintu byarahindutse, Hezekiya asubizwa ijambo. Umva, imbere yawe nta rupfu ruhari. Mukore mu kiganza mubwire ngo nta rupfu ruhari. Mukoreho mubwire ngo nta rupfu ruhari. Mubwire ngo nta rupfu ruhari. Mubwire ngo nta rupfu ruhari. Mubwire ngo muba wabyaye nta rupfu rubamo, barabaho. Imana yanyigishije ijambo turi busengeremo. Yambwiye ngo Edward Ndorimana ntikarame papa, irambwira ngo igisha abantu gusengera ibibazo bafite none, no gusengera ibyo mu rubyaro bazabyara batari babyara, no gusengera mu by'abuzukuru batari buzukuruza, no gusengera iby'ubuvizi batari bazivura, babisengera. Uba yambwiye ngo mbabwire kuko umutwaro mwikoreye abana banyu ntibazawikorera, abuzukuru ntibazawikorera, abuzukuruza ntibazawikorera. Uwo mutwaro uzarangirana na generasiyo yawe, ariko bizabyara bafite n'umugabane wabo uvuye mu gusenga. Nyumva neza, baza umubwire ngo nta rupfu. Ubwire ngo nta rupfu. Imana ikongera imyaka yo kubaho. 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 Nta mpanuka imbere yawe. Urupfu nta ruhari. Urupfu yarumize bunguri, umwami Yesu ariko yaba mu bitaro yaba mu rugo, navuge ngo urupfu rurarangiye. Nta rupfu, nta rupfu, nta rupfu, nta rupfu, nta rupfu. Kandi nuze mu mwuka, Imana igiye kuduha ubugingo bwinshi.
munyumva ibyo ntangaza. Ubugingo ni ukuba Yesu agiye kugwira muri twebwe. Vuga ngo Yesu agiye kugwira muri twe. Agiye kwaguka muri twe. Ngiye gutsinda ibyatsindaga. Ngiye kunesha ibyaneshaga. Abanyohererejeho utuntu twabo baradusubira. Ayo mapepo yabo bayasubira. Iyo mitongero yabo bayisubira. Ibyo banyoherereza babisubira. N'izina ryande. Nongeye kubwira umuntu urwaye wese iyo ndwara si yawe. Iyo ndwara ifite inkomoko yayo. Nisubire kwa nyirayo. Nisubire kwa nyirayo. Nisubire kwa nyirayo. Nisubire kwa nyirayo. Urwaye wese natere haleluya araba muzima. Ndagira ngo mubwire itangazo turi butaha. Wowe urajya turangura. Ubwira abafite imitima yihebye. Ubwira abafite imitima ibabaye. Ubabwire ngo dufite Imana. Dufite iki? Gira gutya ngo dufite Imana. Oh, yagira gutya ngo dufite Imana. Haleluya. Itabara iyo dusenze. Iyo dusenze. Iyo dusenze. Iyo dusenze.
urarinzwe, ingabo z'abamarayika zikugose ni nyinshi. Yesu yigeze avuga ngo nazana legiyoni n'ingira ngo ni 12 ngo iyi si yavangirwa. Imana iguhaye abamarayika na Yesu ubwe, uburinzi bukuriho burenze indengakamere. Imana yambwiye ngo ngubwire nta wawe uzakenyuka mu muryango iwanyu, ikuyemo urupfu rwazerereyemo, ikuye ibitero byari igihe cyose biza bije gusa no bikuvana mu bihe byawe. Imana irabizinze bikuru ku ijambo ryose Imana yavuze, ku ijambo ryose Imana yavuze ntawe uzayikoma mu nkokora, ntawe uzayikoma mu nkokora, ntawe uzayikoma mu nkokora. Amen, amen. Nari mbabwiye ngo Imana ni Imana ihindura ibintu. Reka mbabwire birahinduka. Reka ngubwire wowe wicaye upfe amagapfukamunwa, haguruka. Imana yambwiye ngo ngubwire uhereye no ugiye kureba uburyo Imana ikurwanirira, kubera ko imbere yawe inzira zawe zose umuntu yaragiye azihagararamo, arangije kuzihagararamo aravuga ngo uyu mwana nzamuboha, mubohane n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ikintu cyose ugerageje gukora nticyemera, ibintu byose birakuzambana. Nabwiwe ngo Imana imuteruye iruhande rwawe, iramujyanye, umva iramutembereje iburasirazuba Nyagatare. Iyo Nyagatare iyo Imana irambwira ngo ngubwire ngo uzakora ubukwe, kuko Satani nagiye kubona mbona ubukwe, ijambo ryitwa umwanzi ararirwanya, mbona ukoze ubukwe ariko umwanzi yarwanya. wambara impeta umwanzi yasakuje. Imana irambwira ngo ikintu cyitwa impeta kuri we Satani yarakivugirije induru, mbwirwa ikintu. Imana irambwira ngo impeta nagiye kubona mbona wambikwa n'Imana ubwayo, n'Imana ibyikorera, ntabwo ari abantu babikora. Mbwirwa ikintu. Imana irambwira ngo ugiye kuzatabara, ugiye kuzabona Imana, wowe ugiye kuzavuga Imana. Mu muryango iwanyu harimo umwuka wo gukenyuka, ariko wenda uzakenyuka. Imana imbwira ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo nkubwire, dore iwanyu ni burasirazuba, ni mu majyepfo n'amasirazuba, ahagana Nyagatare, Kayonza. Ngewe umuntu nohereje namwohereje Nyagatare guhunga, namusunikiye Nyagatare kuko nagiye kubona mbona ari akuvuye iruhande, ndamwohereza buriya murukirije Nyagatare kuri boda. Kandi niyongera kukunyeganyeza nzamwohereza ntuze Uganda, ntuze Mbarara. None iyo umuntu yanze kuguha amahoro wongera ukamucumbukura ukamubwira ati banza nadukize hafi, none ndagushyira Mbarara. Yagomeza asakuriza Mbarara ukamwohereza ukamujyana ahandi kuzageza ubwo umugeze hagati ya Uganda na Kenya.
abati nukomeza usakuriza uzakuhimura mu byari mu kindi gihugu kandi turabohereza bakagenda umva amabwiriza mufite ubutwari ururimi rwanyu rurarema icyo turahambira none kirahambirika icyo turaboha kiraboheka ariko hari umuntu wazanye umugwegwe ndi udapfa gucika umugwegwe kandi ibintu turi buhambire n'ibintu turi bubohore amen umva ijambo rya kabiri Imana irashaka kuguha ubwiza uryandike ubwiza igikundiro kuri boss igikundiro muri biro igikundiro mu kazi igikundiro gikingura imiryango ubwiza bw'Imana aho bwageze hari ibyijyana hari ibigomba kwijyana hari ibyirukana bikijyana igikundiro n'ubwiza bw'Imana iyo byamanutse ubwiza bw'Imana iyo bukuriho abarozi barabimenya bakiruka abapfumu ntibapfumura umuntu uriho ubwiza bw'Imana ingoma za kabiri karindwi rimwe ingoma za kabiri karindwi rimwe wasomera rube aba ni amahanuzi yanyu wowe haguruka wowe uteze igitambaro haguruka Imana irambwiye ngo mu bantu igiye guha igikundiro ukubaka bugakomera ni wowe umugabo wawe muri kumwe yaragutaye ari muri gereza Imana yambwiye ngo mubwire ikurinze gupfakara nicyo cya mbere ijambo rya kabiri Imana ikurinze kwaguta amagambo abiri nabwiye kumubwira Imana imurinze gupfakara agapfa akamubura kabiri yanabaha akamuta umva agiye gufungurwa mitangazo kandi akimara gufungurwa agomba kugukunda ngingi imwe agomba kugukunda nginga imwe akajya kuhira akakuvomerera akakudodobeka akakudedodeka Imana ntimufunguriye ikintu mufunguriye amarira warize imufunguriye agahinda kawe kandi avanye agakiza avanye iki ijambo rya gatatu Imana irambwiye ngo abana bawe baziga ariko shaho zikurira Mana none urabona biragenda gute ariko Mana wenda kureba warakoze kuyirira ndi waririye abantu yakumvishije araje mukuriyeho gupfa Imana ikurinze ko azaguta gatatu abana be baziga neza kandi akizi azaguterera akigera hariya witegura ugiye guterwa indaca umwana wo mu buhunzi avuye mu buhunzi hari ari mu buhungiro bwo mu gihugu araje papa w'abana guterwa babyita gukora umurimo w'Imana kandi iyo abantu batawukora ntabwo ari byo umva abana ngo muzabarize mu cyumba hari ikindi mbabwiye yicarira ubwubwe ngaho amafaranga umuntu agiye kuyakuzanira utari wari ugusaba amafaranga ngaho Imana igiye kuzana umuntu ayaguhe namara kuyaguha uzazuririra hano ku ruhimbi urakiriye tera haleluya sha ngahicara ubwubwe neza mu cyubahiro cy'Imana rimwe bwa mbere wageze hano uri umushyitsi ariko Imana yita ku bashyitsi bakandajya hano bwa mbere reka tuyikomere amashyi Imana igiye kukugirira neza utuze Uwiteka agiye kukwiyereka haguruka wowe ndeba Imana irambwiye ngo nkubwire hari amahembe bari bagiye kukoherereza akakujegeza ukajya wumva urimo ufite isereri kumva urimo urafata n'ikizungera Imana irambwiye ngo ikubise hasi uwo mwuka w'amahembe ntacyo uzaba kandi Imana irambwira ngo nkubwire
igiye kubaka urugo rwawe rukomere kandi debo ene wa shayibo. Mbwirwa ikindi, umutware wawe ari hehe? Agiye kuba muri urusengero. Ngo Yesu we, ngo ntibizashoboka. Bizaba. Wazasenga kukurusha, azajya yatendinga amateraniro, agiye kwinyagambura akubwira ati hariya sinzahava. Imana igiye kumubohora. Icya kabiri, igiye kuzamuhindurira akazi keza, imuha akazi keza. Icya nyuma, Imana irambwira ngo nkubwire, hari umwana wawe Imana ikozeho, marayika akozeho, Imana ikozeho, hari uburyo imukozeho, uzamenya ko ari Imana igira neza. Mbwirwa irindi jambo, Imana irambwira hari mwene wanyu ufite utari hano mu Rwanda, ari mu kihe gihugu? I Bugande. Mukuru wawe, reka ngubwire amakuru. Mukuru wawe dore aherutse kujya ahantu, ahurayo umuntu amukora mu kiganza, aramwabura. Amaze kumwabura amuteza ibintu bibiri, amuteza icyangiro. Icya kabiri, Imana irambwira ngo icyo yatumwe umuntu ni ugusenya urugo rwa mukuru wawe. Imana irambwira ngo iruhagazeho. Jambo rya kabiri, Imana irambwira ngo arafite umugambi wo kumurisha inzoka mu buryo akajya murisha inzoka ikaza ikamurya. Inzoka ikamurya, akabwira ngo inzoka iri kunjya, ngo ndabona inzoka ije kunjya, ikamudoma akabyumva akabyimba. Imana irambwira ngo imurinze gupfa akindutse abyimbaganye, kandi aribwa n'inzoka tagaragara, kuko uwo muntu yari agiye kugira ngo amutwarire urugo. Imana iruhagazemo. Ijambo rya nyuma, umumpamagarire umubwire ngo Imana igaruye umugisha w'amafaranga kuko bari bayambuye mu Rwanda. Amen. Undi wari uzi ko azajya kwiyerekana, none izuba ryari ryarumagaje iwe. Imana yongeye kugusha y'imvura. Ijambo rya kane, umugabo we ajya akora ibintu byo kuva Uganda akagenda agakora ibintu by'ingendo, akunda kugenda rimwe akajya ahantu mbona ndetse anambuka Kenya. Imana iramwenga imurinze ko bazamwicira mu nzira kandi bamwambuye. Ngerega ndi kuri radari, ubu amaguru yanjye yageze kuri Kenya nani boda. Murahazi bahita ngo iki? Murahazi ko bita kuri Kenya hariya Uganda wambuka Kenya, Busia. Nagiye rimwe ngiye muri Kenya nongera ngaruka ndataha. Avenisi njya nzibuka, ariko umwuka wera arandambagiza ngajyayo. Dore naho bari bagiye kuzamuhwanyiriza ahantu hari igihuru, kandi bakamwica bamwiciye mu modoka, bakamutwara. Imana ibakubitiye mu nzira. Imana data idukubitira ibiduhiga ibikubitiye mu nzira. N'uyu mugoroba Imana iragukubitira ibiguhiga ibikubitiye mu nzira. Uranyumva neza? Kubitira igini Imana, akorube bayiririmba bati isa mwite kubitira igini Imana, kubitira igini Imana. Ako kana fata inkoni ngwereke ibindushya, fata inkoni ngwereke ibindushya. Haleluya. Ariko Mana yagira iteraniro ryaryoshye we. Niko Imana igukubitira ibikugize ute? Kubitira igini Imana, fata inkoni ngwereke ibindushya. Yego fata inkoni ngwereke ibindushya, fata inkoni ngwereke ibindushya. Yego fata inkoni ngwereke ibindushya, fata inkoni ngwereke ibindushya. Kubitira igini Imana, kubitira igini Imana, kubitira igini Imana, kubitira igini Imana. Ariko ngewe ndakuvuga ngo vuga ko kantu ako noted uve kubitita babarira, kubitita ariyo niyatewe kubitira mwaka, kubitira utababarira, kubitira utababarira. Niduyizi neza kwinurwa n'inkumbi, kubitira utababarira, kubitira utababarira.
indirimbo yanyumva gaseka gatembaga sinari nayifata ninyifata nzayirepeta ariko yavuze ko akarengane kari mu isi sinzi bikina sinzi bikina sinzi wewe kubituta Imana ibahugisha ijambo rimwe gusa Imana igukubitire ibikugoye arakambabwira nta kindi Imana itacogoza mureke mbabwire murazi tefoyide murayizi tefoyide irasa na malariya y'umusaraba umwe dogita niko bimeze sinzi tefoyide nanani biratandukanye ngewe narwaye tefoyide noneho nkagira na malariya y'umusaraba umwe zirihuse kugeza ubwo narwaraga bakambwira ngo uri muri danje 42 muri narwaraga nimugoroba saa 2 saa 11 naba nagiye kwa muganga 42 43 byandika danje madamu nabukora turangwika ni ngewe nanjye sinzi byaba munyumve neza bagerageza kumvura biranga umunsi umwe turi gusenga mu ijoro twari imfara kwa Nayiza niba kwa Mushimira ndota umuntu aje ampa ku mazi arangotomeza arambwira ngo here none tefoyide irahagaze malariya y'umusaraba umwe irahagaze tuzongera kubirwara genda ukorere Imana ubwo ni yangu bitigini nari nkabona nasibye amateraniro bijye biborogera iyo ibingubitira itabibabarira nikiza kumbuza amateraniro igikubita itababarira nikiza kumbuza gusengera abana b'Imana igikubite itababarira iyo ndwara yawe Imana ikubita itagira ute kandi Imana iri mwari muzika mubwira yumva igira ikindi gukubitira itababarira dore ngaho haguruka wowe haguruka wowe ntabwo mureba uriya muntu ntimureba kasa neza ariko mu kwezi kwa cyenda yari kuzaba yapfuye niko umwuka w'urupfu maze iminsi wumva kuri wowe urwo rupfu rwarakomanze rwarinjiye Imana irambwe ngo rusoremo kuko agomba gupfa kandi iyo adasengewe mu kwa cyenda yaba baramuhambye n'igituro cya none sindakubise rwa rupfu ntiyapfa bakamuhamba kandi ubwe arabyumva aragenda kumva urupfu rumwegereye aragenda kumva ubuzima bwe buri muri danje niko biri ni sinye z'umuntu zimukangura zimubwira ngo uri muri danje ariko nine wadukiza iyo danje nikubita utababaza akomere ubyare dore Imana irambwiye ngo mubwire urugo rwawe rwarafuhiwe kabiri Imana irambwira ngo hari amahembe yahagaritse yagombaga kukwica uryamye Imana irayagukiza eri wasitara eri washaya mbwirwa ikintu ndabwirwa ngo none urakurwaho urupfu kabiri ibintu bivugira iwawe ntibyongera kuhavugira bigomba kugira ute iyo Imana itanze tesefu niko abafaransa bavuga tesefu irabicecekesha bigaceceka Imana igiye gutanga tesefu n'ubwa mbere ugeze hano usanzwe uza uje kangahe naherukaga ariko nigeze kuza nka kabiri ryari hana covid itari yaza oya yari imaze igihe benda kugakura agapfukamunwa iyo nabona nk'uwo umushyitsi benda kudukura agapfukamunwa bagombaga kuguhwanya n'inda ariko Imana arakwima ndabizi nuko abyara ishimwe umva uko ivuze ntabwo urapfa umva ikintu Imana ikoze icyaka kwishira kimize ikimize bunguri Imana yambwiye ngo dore bari bagiye gupfakaza umugabo ari muto agasigara adafite pfo na umwana muto nk'ubu babwire ubuto bwanyu hari Satani buriya nimutabushora imbere y'Imana umwanzi azabumira bunguri ndashimira Imana ngwino upfukame hano simbuka upfukame hano mwirukaneho urupfu
icya kabiri urahita ubona akazi kama ibyo ngomba. Umva, uri w'igikundiro, ntabwo uri uwo kwangwa, ntabwo uri uwo gusuzugurwa, ntabwo uri uw'abantu bareba, uri uw'Imana ireba. Kandi uhereye none Imana imbwiye ikintu gikomeye. Imana irambwiye ngo imva yawe igiyemo ubusa. Igiyemo iki? Ubusa. Inzozi zawe zigarutse ari nzima. Ibi bintu bakohererezaga bikirana byiruka iwawe ntibyongera kuyirukanga. Etala sikatata lawash eri wasiabo nene etaya sota diwasha eri wasito tia shaka waibo. Ndagushimiye ko ari cyo koze mwana. Uru rupfu rugiye ubusa. Utunga ibiganza hano ngo rugiye ubusa. Rujyanye ubusa. Rujyanye ubusa. Mwana w'Imana arasigaye mu izina rya Yesu. Ninde w'umusirikari wanyu? Umumbwirire urimo witwa kari mukuru. Witwa kari mukuru apana mutoya. Mubwire ngo Imana mukureho igifungo. Kandi yaragiye gufungwa agahita yamburwa imyambaro bakamukatira imyaka iri hejuru ya 15 kubera idosiye. Kandi nawe ubwe Satani yaramutunguye atanabizi. Imana irambwiye ngo ufite umuntu wo mu muryango wanyu w'umusirikare wari ugiye gufungwa imyaka 10 bakamwambura akazavamo adafite yava adafite yaje dataramurengeye. Eka dukomere Imana yacu. Imana irebye uyu ikajya kwa se wabo ikamenya umwana wo kwa se wabo ufite akarengane kari kagiye kuba kibihekana, irananirwa kureba ibyawe ngirebe n'iby'iwawe, rebe n'iby'iwanyu, rebe n'ibyo mwabene wanyu. Iyi Mana urayizeye cyangwa ntuyizeye? Imana igiye kubikora. Hanyuma umbwirire umutware, umubwire ngo Uwiteka amushumbushije imibereho Satani yari yaratwaye. Hanyuma ukomeze wisengere. Ego kandi uramukunda mama, ariko induru n'intonganya Imana irabihagaritse. Satani yaragiye kubyutsa mu muntu akajya aza kubateranya. Uwiteka ntuzabivuge, wumvishe ndagutumye ngo ubivuge, sika yenda wica. Amen. Amen. Nari ndi kwijambo rivuga ngo ubwiza bugiye kudukingurira imiryango. Somera mu ngoma, somera mu ngoma. Hari umuntu Imana agiye guhanurira, agiye kugira icyubahiro. Reka mbabwire, hano harimo abantu bagiye kugira icyubahiro. Vuga ngo icyubahiro. Ingoma za kabiri karindwi za mbere kakamusore za kabiri karindwi rimwe ningira ngo naho ngaho sobera tugira mu izina rya Yesu. nuko Salomo bigenda gute? Nuko Salomo amaze gusenga, umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo. Icyubahiro cy'Uwiteka cyuzura inzu. Muzi iyo bavuze ngo icyubahiro cy'Imana cyuzura inzu, kirenga inzu kikaba mu mitima. Timukareba inzu iyi ni muri twe. Umva mugiye kugira icyubahiro. Enda uri kureba, fata uwo mugenzi wawe mubwire ngo ugiye kugira icyubahiro. Ugiye kugira ubwiza. Ugiye kugira ubwiza bugukingurira inzugi. Ugiye kugira icyubahiro kiguhuza n'abakomeye. Ugiye kugira icyubahiro kiguhuza n'abantu bafatika. Imana irambwiye ngo nkubwire ngiye gufata mu kiganza. Imana iguhinduriye ibyicaro, iguhinduriye inzu yo kwicaramo, iguhinduriye
uburyamo, iguhinduriye igikoni, iguhinduriye imbabura, iguhinduriye amakara, iguhinduriye saro, iguhinduriye buri kimwe cyane. Wana sadewa eni washata rakasa edibo ene washayo. Imana irambwira ngo iguhaye gutura mu mujyi wa Kigali, kandi ntawe uzigera gushinguza ibirenge byawe mu mujyi wa Kigali. Imana irambwira ngo nta cyaro, Uwiteka guhaye imodoka, Uwiteka guhaye inzu nziza, Uwiteka kuremeye ishimwe edibo siya. Imana irambwira ngo iguhaye umwana w'umuhungu, iramuguhaye. Eliwa, amafaranga araje. Dore amafaranga, dore amafaranga, dore ibiganza byakiriye amafaranga. Icyubahiro cy'Imana kikusheho, ukuboko kwiza kw'Imana kurigaragaje. Dere etala sedabo. Imana yongereye imyaka yo kuba papa wawe. Haleluya. Haleluya. Elewa silewa ediwa shaka neya sitere nebo waishagele ediwa sitere. Haguruka. Umva, akazi karahindutse. Imana iguhinduriye akazi. Ugiye gukora umurimo w'Imana hano mu rusengero, iguhinduriye akazi. Mu gahinda ufite ni ukubukora akazi kadatuma ubona uko usenga neza uko ubishaka. Imana igiye kubikora. Icya kabiri, Imana igiye kugutabara. Uri mu bakire bagiye kuzabakire muri uru rusengero. Uri mu bantu bagiye kugira konte ziriho amafaranga. Imana irambwira ngo umugore wawe, Imana imurinze kuribwa mu nda akarara yicaye. Mbwirwa ikintu gikomeye. Imana irambwira ngo mu kazi ukora, Uwiteka agiye kwerekana ko wahamagawe n'Imana. Urazamutse, ushyizwe hejuru, hari ikintu cy'icyubahiro Imana iguhaye. Cyakire kuko ari Imana ikiguhaye. Iminsi mike uranyuza mu modoka uparike hepfo hariya, Imana ikugize mu bakire bagiye guparika. Imana igiye kuzagucira inzira uzagenda. Numara kugerayo ugiye gukorera miliyoni zirenga 3 z'amanyarwanda. Numara kurya ugahaga, sinzagusanga wambaye ikabutura muri Amerika. Yego. Ya mico ni ya bari kusi y'abanyarwanda. Sinzagusanga wambaye isogisi. Yego. Nzagusange uri tayari kuko ejo bundi nzaza muri Amerika. Ningusangayo ngasanga wambaye ikabutura, ngasanga wambaye isogisi, nzakubaza wabikora. Yego. Nta minsi ahawe amahirwe ataratekereza. Umuntu ugiye kubigufashamo sina mwene wanjye. Umuntu ugiye kubigufashamo n'umuntu Imana iteguye gusa ndi kwihera amahirwe. Uzarongorwa n'umudiyasipora, hanyuma uzarangara wambara isogisi, uzakubaza wayikuye. Timugera mukambara amasogisi, mukambara amasogisi, mukambara amasogisi, mwageze umuntu ugasanga yambaye isogisi. Iriya bintu ntabwo ari ibyacu. Okay, tumubwire ngo Imana imutware. Aha, usengera subiramo wina muramuzira. Warabatijwe ejo bundi mu babatijwe hepfo hariya? Yego. Narakubatije? Yego. Narakubatije? Yego. Cyangwa wahinduye imyambaro? Ayo mwambaye reka nk'abahungu si by'amamenye. Ariko nibyo hari igihe baza baje kubatizwa bambaye amajipo, akambara ipantaro ngagira ngo ni mugenzi wanjye, ariko ntabwo nyirwanije unyumve neza. Ariko ugiye kugira ayo mahirwe. Uzagitanga kimwe mu icumi. Uyu munsi kufite akazi uragitanga? Ubwo se nugera hariya ntakureba wanze kugitanga aho nkureba, nugera aho urira indege uzagitanga? Sikia, ntabivuga imbere yanyu. Imana imuherekeze. Uhereye none mbivuze mujye mu maraporo y'icyacu, kuko nananirwa gutanga icyapa cyo mu Rwanda cyo muri Amerika n'Rwanda. Reka tujye dufata ibintu by'ibyo. Wananirwa gukora ibya bugufi ukazakora uri kure. Yeguse narindi kuvuga ku cyubahiro. Umva, haguruka. Uri umukozi w'Imana, Imana igiye guha icyubahiro. Ntiwemerwa, tuzwi, ugiye kumenyekana. Amagambo yawe araryaye, Imana yashyize muri wowe. Nta jambo rigwa hasi kuri wowe. Imana igiye kuguhagurutsa mu gihe nk'iki, ikwambitse ikote, kwambitse icyubahiro,
kwambitse ubwiza. Ugiye kuba umukozi w'Imana uhinduranya amakaruvati, uhinduranya amakositime, ugiye kugira umusatsi ukayangana ubengerana kubera amavuta y'Imana n'ibiryo byiza, kuko ubutayu burarangiye. Hari igihe bazajya bagushakira mu butayu bakubure kuko ubutayu buvuyemo. Imana ubutayu bukuvanyemo. Imana ubutayu bukuvanyemo. Abagushakira mu butayu ntibazakubona. Imana igiye kugutereka ku musozi ahirengeye, aho uvuga Imana utafite umwanya w'ubutayu, aho uzajya ukorana ubutayu n'Imana mu cyumba, aho uzajya usohoka ugiye kuvuga Imana. Imana iguhaye umwuka w'ijambo, ugiye guhanurira amahanga. Uwiteka aragusize. Akira icyubahiro, akira ubwiza, akira gukomera, akira amafaranga. Ubukene wagize uzabwibagirwa. Ubundi akunda kuvuga amateka y'ubukene yahuye nabwo. Imana irambwiye ngo uzajya avuga ubukire ufite. Vuga ngo gukira. Kora hano mu kiganza, ugiye gukira. Anyone etala ebo letina sin elai eliwa shada febe elewa sika etaya sidariwa eliwa shago. Uhere none birahindutse. Yahamagaye Lazaro ikamukura mu gituro, akaba muzima, ikamuhagarika imbere y'abantu ari muzima. Akavuga, agakurwaho imyambaro y'abapfu, akambika imyambaro y'abanyagitaramo. Iyo niyo Mana iguhaye ubuzima, iyo niyo Mana iguhaye ijambo, iyo niyo Mana igiye gukorana nawe. Ubwiza bwawe buzakujya imbere, buzakugota imbere n'inyuma, kandi gukiranuka wigisha kuzakomaho iteka ryose. Ugiye kuvuga Imana, ujye ugura imiceri wavuze Imana, uce kuri Simba supermarket. Apana muri Mugutu Mujari. Hari ahantu bahahira hatarahaye. Ntabwo uzi cyane bagurira ibimene. Ntabwo uzari ibimene. None se we ni inyoni nizo erega hari iminsi mubamo y'inyoni, ariko Imana izi ko muri abantu igashima ko muyibamo kugira ngo muzayivuge ngo ubuhamya, ariko itagambiriye kukubeshaho ngaho uri inyoni. Igihe cyo kubaho ugaha umufuka w'akawunga, w'umuceri, w'isukari, ibirayi, ukari ukagaburira abantu bose, uzabizobesha, uzasa neza, ubwiza bw'Imana bugiye kukuzaho. Uvuye mu butayu akuwehe ubutayu siniteribine. Umwaka utanga iki nzaba muha kugira ba bantu twabwira, uzajya babwira A B C D. Imana iravuga ikagira ite igasohoza ibyawe bibaye mu gihe gito. Mwiriwe umuntu muri kumwe n'Imana igiye kuguha icyubahiro, igiye kuguha icyubahiro, igiye kuguha iki. Bagira ngo tugiye gusenga, niturangiza duture. Nituratura Ariet hafi wino, hari ikintu ushaka gusenga. Umugabo wawe Imana yambwiye ikintu gikomeye, ntimugende iyo turi guhanura ntimukagende. Hari umunsi uzagenda ugira ibyago, Imana ari yagambiriye kubikuraho. Dore nk'ubu umugabo wawe mu kazi imukuriyeho dosiye, yari agiye gufatanwa n'abantu 4 bakabafungana ari 4. Imana irambwira ngo iyo umuka w'igifungo, ijambo rya kabiri Imana irambwira ngo akantu ufite, Imana igakweho ibitero byari bigiye kukumaza amezi 6 kwa muganga utazi ikivuza. Ngirwa ikindi cya gatatu, Imana irambwira ngo nkubwire, irashaka kuremera akazi ugakora, ariko turabisengera. Ntunyaruke, tinda hamusha. Unise ko mutinda mu gikoni, aba mama mutinda mu gikoni, hango mu gikoni ko tuhatinda. Nimutindane n'Imana, wamaga bahanurira mwese. Hagurikire be, hari ikindi Imana yabwiye, ugiye kugira icyubahiro, ugiye kugira icyubahiro, ugiye kugira icyubahiro, ugiye kubahwa. Wari usanzwe ugifite, ariko ugiye kongerwa ikindi cyubahiro. Cyambere mu kazi ugiye kugira icyubahiro, cya kabiri mu muryango wawe ugiye kugira icyubahiro, icya gatatu Imana yambwiye ngo nkubwire biri ugiye guhabwa nshya. Ni biri gusaba guhora wambaye ikote utambaye umupira. Haleluya. Abongere bisubiremo kugira ngo byumvikane. Biro nshya ugiye guhabwa
umupira uravumwe, udupira kwisha. Haleluya. N'imipira batazagusanga umupira bakavuga ati waravangiwe. Ni ukujya wambara iswiti nziza, ikote ryiza ririho n'ikirango gisobanutse cy'icyo ukora aho. Haleluya. Ikintu gitangaje, uzaba ufite sekreteri wawe aho iruhande rwawe. Amen. Shyiramo dosiye, shyiramo indi ya kabiri, shyiramo iyo yarangiye, shyiramo iya gatatu, shyiramo. Nuko bigiye kugenda. Haleluya. Imana irambwira ngo ugiye kuzajya uhabwa amaraporo y'abavuye kuri tere. Ijambo ryitwa tere wowe. Hari abanyetere, hari n'abakorera ahantu bahabwa raporo zivuye. Ariko urumva ikintu Imana iri kuvuga? Ubwo kwirirwa wakije kuri tere yarangiye. Imana igiye kuguha icyubahiro kitavuye kuri tere. Biro yawe na ofisi irimo sekreteri wawe muri babiri. Imana irambwira ngo igiye kuha guhera icyubahiro. Ugiye kujya uvuga icyongereza utangira kuvuga. Ubundi wari waragicecetse, harageze ngo uvugire icyongereza muri biro abazimu. Ibintu ndi kuvuga birumvikana? Yego. Imana irashaka gufata diguri yawe ikagutereka yigira agaciro, ugakoresha ururimi wize, kuko uvuga ikinyarwanda kuko uri mu banyarwanda nibyo, ariko hari akazi bigusaba gukoresha rwa rurimi ukarukoresha. Imana igiye kuguha icyubahiro. Icya mbere, kari akamodoka kawe ugenderamo karahindutse. Haleluya. Reka nkita ku mugore mugiye gukora iko ihererekanya ubasha, mukore mu kiganza ubwira ati ihererekanya ubasha, ihererekanya ubasha. Mada irambabura nayiguhaye. Yes, imbabura ayeguriye madamu. Iminsi mike Imana igiye gukora ikintu kizatungura abantu. Ubundi ufite udushinga two kubaka utuzu, ugiye kubaka inzu. Haleluya. Apana utuzu. Imana yacu ni Imana iduha kubaka tugakomera. Nabwiwe ngo nta gihe cyageze, iri sezerano rigiye kuzura kandi ryuzuye vuba. Sinabwiye ko turi ku munsi wo kwihutisha. Imana ishimwe. Ariko Tedari, haguruka. Imana yambwiye ngo nkubwire, Imana igiye kuguha imbaraga zo kugenda hejuru ibyakugendaga hejuru. Uhereye none ugiye kureba uburyo Imana ikurwanirira. Nabwiwe ngo kandi ugiye kugira agaciro mu bari barakwibagiwe. Ababyeyi bagiye kuba muri umwana wacu uzabwira ati ariko nta kundi nabigenza ngo tuzabegere. Yes, iyo twabaye abana ababyeyi baraje kandi baraje cyane. Imana irambwira ngo iguha igobatora ururimi rwawe, hanura, erekwa, rota uhanure, koreshwa n'Imana. Imana igiye kugukoresha kandi inda yawe izavamo babandi bajya ngo ni Aburahamu, bazava mu nda yawe. Uzaba nyirakuruza w'amahanga. Iyo bizabyara abahungu b'abami, ibikomangoma. Aho yazavamo abatindi, aho yazavamo abasabiriza, aho hazavamo abagaburira abandi. Iyo nda uzabyara abana bazakwibagiza ubupfubyi, bazakwibagiza ko watawe ukabura uwo kukwitaho, bazakumenya, bazajya bakubwira ngo mami ufite umuryango, humura Imana iguhaye abana kandi izabaguhera umugisha. Mbwirwa ikintu gikomeye, Imana irambwira ngo iguhaye amafaranga yo gukora kuko ikinzi. Ndabwirwa ngo uburwayi ujya bukwibasira, hariho umurozi ubwohereza. Imana irambwiye ngo umurozi agiye gupfa, apana kubaho, agiye gute. Ubundi baba bagakwiye kuba arapfuye udashaka umugabo usenga nawe umufatane gusenga. Iyo mugasenga muri baba ntabwo ugifite umugore babzarara. Turashimira Imana yumva abanyamasengesho tukabaho. Uwiteka aravuze ngo komera kandi uri umunyabwenge. Umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, umugore w'umunyabwenge afasha abana, umugore w'umunyabwenge make yuvuga nibwo bwenge Imana yaguhaye. Jya wicecekera, vuga ibibazo, Uwiteka azabana nawe. Kandi ugiye kubyibuhasha, nta nubwo ari uburwayi, no, ibirori byiyongera. Imana igiye gutera akantu, vuga nk'akantu. Akantu ntabwo ari muri gereza gusa za hano hanze, hari ibyawe bigomba gusohoka byari byaraboshywe.
vuga ngo ibyanjye birabohorwa. Ntabwo unyumvishe. Ni akazi kawe kadahari karabohorwa. Kanongere mbisubiremo. Birambabaje kubona umuntu aba afite ubwenge yarangiza akagira amahirwe yo kubona yabona akazi, ariko akajya akabona karamuca mu myanya y'intoki. Kuri iyi nshuro kimenyetso kigaragaza ko umuntu yabohorewe ibye nuko ahura n'umugisha we akawakira. Ntumucike, ntumuce mu myanya y'intoki, ntawuriganwe, ntawamburwe, ntawukurwe mu maboko, kuko Imana yawe ni Imana igiye kubohora ibya. Haguruka wowe wirebe inyuma. Wowe Imana irambye ngo nkubwire, ikoze ikintu gikomeye kuri wowe. Ikuyeho ikintu cyitwa kuraswa uruhande rumwe, umutwe wawe kumva ubaye nk'ubarutse. Imana irambwira ngo nkubwire, wari ugiye kuzarwara kansa iyo mu mutwe. Birara birwa icyakabiri, nabwirwa ngo Uwiteka agiye kukwereka inzira y'ubuzima bushya, kuko ari Imana igira ikirema ikagikomeza. Hanyuma wibuke kuzajya ushima Imana uko bwije n'uko bukeye, kuko amashimwe yawe ane agiye gukurikirana urebe. Ninde muri bene wanyu uri gusengera muri bene wanyu afite ikibazo kandi uramwikoreye, uri kuvuga ngo ma ugira icyo umukorera? Ninde? Niba ari mwene wanyu uramuvindi mwe, ariko umuntu uri gusengera, ariko ni mwene wanyu, n'umugabo cyangwa urikunze sha n'umugabo. Umva ugiye kugenda ndagusengeye nani hariye akana kari kurira, uno gusengera, uno gusengera biriya bintu bitasora. Mureke mbabwire, uri hari ibintu wagenda ndasengeye bikuzuye bikaba, kuko gusenga gukuraho. Agipfukama mwana mutunga ibiganza hano, dukujeho ibyamurwanyaga, dukuje ibi bitero by'umwanzi, tekerereze yose y'ikuzimu n'imigambi tuyihinduje ubusa imbaraga z'umusaraba. Mutware we narindwe, inzira ze nizikinguke, kandi ubwiza bwawe nibugaragare kuri we. Urakoze kugize neza, urakoze kubw'aka kazi no kurinda umwana, urakoze ko bikuweho mu izina rya Yesu. Hari ugaherutse kukuraza wicaye umwana, dore umwana aragiye kuzakubwira, aragiye kuzagira ikiba atandatu kazagira, imuhaye kuryama ntazongera kukuraza wicaye. Imana igiye kubana nawe, imuhaye kuryama agasinzira, amaboko y'Imana agiye kuba kuri we mu izina rya nde rya Yesu. Ngaho Imana imugisha. Hanyuma narigiye kuvuga icyanyuma, ariko ndagira ngo ntaza kubarambira. Icyanyuma nuko ibyacu tubirafungura, turarisengeramo iri jambo. Urasenga ubwira Imana ma ikiboshywe cyose kibohora. Reka nsome ijambo rimwe gusa riri muri hano, Ibyakozwe n'Intumwa 12:1. Bumbura Bibiliya yawe, iryo jambo tugiye gusengeramo. Ibyakozwe n'Intumwa 12:11. 12 havuze ngo iki? Haravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko Umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikangiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwategerezaga byose. Amen. Uyu murongo ni uburyo Petero yashimye mu Imana. Yari mu nzu y'imbohe ategereje gupfa, ariko umunsi Imana yamukuyemo aravuga ngo ni ukuri burya ibi natekerezaga Imana yari iri kunkorera nari bitekereje nk'inzozi, naho ni igikorwa kiri kuba. Imana atumye marayika wayo ngo ankure mu nzu y'imbohe, ankize
iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Iby'ubwoko bw'abayuda bwari butegereje ni iki? Gukorwa n'isoni kw'itorero, gukorwa n'isoni k'umuryango wa Petero, gukorwa n'isoni kw'intumwa zose. Petero iyo bamuca umutwe yari intumwa nkuru. Umva nkubwire, ibyo umwanzi agambirira kuri wowe, niwe mukuru w'umuryango wawe, niwe mukuru w'urugo rwawe, niwe mukuru w'abana bawe, niwe mukuru y'abazagukomokaho. Ibyo umwanzi yagambiriraga Imana ibigukize mu izina rya nde? Byaba bibi kandi icyiza Satani agira, Imana ibigukize mu izina kandi gukure muri ako kazu k'akazitiro. Tangire wisanzure. Kubohoka no gutera intambwe, kubohoka no kuva aho uri, kubohoka no gutera intambwe. Va mu byo umaze mu igihe cy'iminsi, vamo ongera utere intambwe uvuge ngo Mana sagusari n'ahandi, sagusari n'indi ntambwe. Hari ibyo wakoze ariko hari n'ikindi wakora. Utere intambwe uve mu mwanya wawe usenga ugendagenda. Twazamuye ijwi ryacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri umukiza wacu, uri ubuhungiro bwacu, ubwugamo bwacu, urakubashye Uwiteka, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Kuri iki kigoroba tukugiriyeho umugisha udasanzwe. niwe wenyine Twaje mu nzu yawe, uvuga ijambo rikomeye ko ushaka kubohora ubwoko bwawe, uvuga ijambo rikomeye ko ushaka kugira icyo urema, uvuga ijambo rikomeye ko ushaka kugira icyo ukomeza, uvuga ijambo rikomeye ko ushaka kugira icyo usenya, uvuga ijambo rikomeye ko hari icyo ushaka kugira icyo wubaka. Reka kuri uyu mugoroba, reka kuri aya masaha, iyi mitima ikubone, abantu bawe tukubone, abantu bawe tukumve. Ugendagenda mu ngo zacu, ugendagenda mu kazi kacu, ugendagenda mu bikorwa byacu, ugenda muri bizinesi zacu. Mu izina rya Yesu ugira icyo ubohora, ugira icyo ubohora. Ubohora abagabo babose, ubohora ababyeyi babose, ubohora abakobwa babose, ubohora abamama babose. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu turaguhamagaye kuri iki kigoroba, turaguhamagaye kuri iki kigoroba, turaguhamagaye ngo ugenderere ubwoko bwawe, ugenderere abakobwa, ugenderere abasore, ugenderere abana batoya, ugenderere itorero, ugenderere abarwayi, ugenderere abafite ibyifuzo, abafite inzara n'inyota. Iki kigoroba tubasanze, ugira icyo urema muri iri torero, ugira icyo urema muri aba bantu bawe.